Yesu ashimwe ndabashuhuje muri Kristo Yesu umwami wacu. Amena. Uyu munsi bazaniye ubutumwa abayuda batuye Ubuyuda, yemwe bantu b'i Yerusalemu, bazaniye ubutumwa ariko tubanze dusenga Imana. Mana yacu nziza, Mana ikiranuka, ndagushimye kuri Imana ivuga, ndagushimye kuri Imana y'urukundo. Ntushaka ari n'umurimbuka mwami, ushaka ko twese tumenya tukajijuka, tukava mu bupfapfa, tukava mu butamenya, tukihana tugakizwa. Urakoze Yesu, sobanurira buri wese amenye, asobanukirwe, kandi duhunga umushinyuza ry'abanzi b'Imana tujye mu bugingo. Urakoze ko wumvise, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bayuda bene wacu, bantu b'i Yerusalemu, bazaniye ubutumwa burakureba niba wumva ko uri umuyuda. Ubutumwa bukubiye mu ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya ibice 35. Nababwira muri makeya, ariko ibyiza nuko mwaza mukisomera Yeremiya ibice 35 here ku murongo wa mbere ugeze nko ku murongo wa 18. Iri jambo rero ry'Imana riravuga kuri bene Rekabu banze kuva mu isezerano rya sekuruza. Ijambo riratubwira muri makeya ukuntu umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana witwa Yeremiya yaragiye atumwe n'Imana. Imana iramubwira iti, genda ubwire bene Rekabu ubahe vino banywe. Yeremiya niko yabigenje, ngo aragiye afata bene Rekabu arabajyana mu nzu y'Imana. Ntabwo ababwiye ngo bajye mu kabari kunywa vino, oya, bari guhita banga ati ntitujye mu kabari. Ariko Yeremiya yaragiye arabafata abajyana mu nzu y'Imana, mu cyumba kimwe cyari mu nzu y'Imana. Nuko ngo afata vino, afata ibicuma byuzuye vino hamwe n'ibikombe, arababwira ati ngaho ni munywe. Abarekabu baravuga ati hoya. Reka nsome kuri murongo wa 6. Ku murongo wa 6 aravuga ngo ariko barahakana bati, ntitunywa kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose. Naho ku murongo wa 8 baravuga ngo natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu ry'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose, twe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu. Amena. Baramwangira Yeremiya bari bamuzi ko ari umukozi w'Imana, Yeremiya bari bamuzi ko ari umuhanuzi w'Imana, Yeremiya bari bamwubashye, ariko baravuze ati Yeremiya nubwo tukubaha nuko tukwemera nk'umukozi w'Imana, ariko iki cyo ntabwo turi bukikumvikaneho, ntabwo turi bukemeranweho, kuko ntabwo dushobora kuva mu isezerano. Imana yacu ntihinduka rero, nibyo n'ubyukuri. Havuga ati se sogokuruza wacu ibi bintu yabitubujije kugira ngo twubahe Imana, kugira ngo twubahe Uwiteka Imana yo mu ijuru. Arabituza ati ntimuzabikore. Bari babizi ko inzoga zikobaganisha. Sekuruza buriya basobanuriye, baravuga ati iyi Mana rero dusogokuruza yubashye, papa akayubaha, natwe niyo twubaha, kandi iyi Mana ntabwo ije guhindura. Yeremiya ntitukwemereye ibyo twemeranijwe nibyo, ntabwo vino tuyinywa, ntabwo se inzoga tuyinywa, mvuge gutyo mu magambo yacu tumenyereye gukoresha, ntabwo tuyinywa. Baramwangira. Bamaze kumwangira, jambo riza kuri Yeremiya nanone, arongera ababwira ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwira abantu b'Iyuda n'abatuye Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye. Niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yabategetse abahungu be ngo be kunywa vino yarubashwe, yarashohojwe, ngo kugeza na bugingo n'ubu ntibanywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ngo ariko nge navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira ntimurakanyumvira. Ngo kandi nabatumyeho abagaragu banjye n'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma nti nimugaruke mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, ariko ntabwo mwigize mwunyumvira. Imana idufashe cyane. Iri niryo jambo bazaniye.
ku murongo wa 15 avuga ngo mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basohoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Bantu b'Imana, Imana iri kutubwira ku murongo wa 17. Niho ubutumwa bukubiye rero. Umurongo wa 17, Yeremiya ibice 35 umurongo wa 17. Ni ubutumwa bwawe mu Yuda, ni ubutumwa bwanjye, yemwe bantu b'i Yerusalemu, ni ubutumwa bwacu. Haratubwiye ngo nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli, Imana ya Isirayeli, Imana ya Isirayeli ivuga ngo dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibitabe. Ndasubiramo, ni ubutumwa bwawe, ni ubutumwa bwanjye, ni ubutumwa bw'Abayuda. Niba wiyita umuyuda uri kubyumva ibyo mvuga, niba uzi ko uri umuyuda uri gusobanukirwa, niba utari umuyuda nturi busobanukirwe, ariko niba uri umuyuda uri busobanukirwe. Yeremiya ibice 35 umurongo wa 17. Ndasubiramo, haravuze ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga ngo dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nahamagara ntibanyitabe. Imana idufashe cyane. None se ko Yeremiya yaje akabakura mu byo mwari mwarizeye mbere, Yeremiya ko yaje akababwira ibyo mwari mwagirigishijwe mbere akabibakuramo mukamwumvira, ba Yeremiya baraje, ni ba Yeremiya mu byumve, ni ba Yeremiya. Ariko Imana nayo izakoresha Yeremiya nyine kugira ngo ibone uko ipima abantu bayo, urukundo mukunda Imana. Yeremiya yaraje arababwira mushobora gutandukana nabo mwashakanye mugashaka abandi ntacyo bitwaye, murabikora. Za divorce zaramamaye mu nzu y'Imana. Muratandukanye nabo mwashakanye murashaka abandi, kuko Yeremiya yabikwemereye. Yeremiya yaraje arakubwira ngo kuboneza urubyaro ntacyo bitwaye, wiba umupfapfa, wiba injiji, byarabushoboye kurera, murabyemera murabikora. Uyu ni Yeremiya, ariko ntabwo ari Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ni Yeremiya, ariko yabibwiwe n'Imana ngo azabibabwire kugira ngo Imana yo mu ijuru isuzume urukundo muyikunda. Yeremiya yaraza arababwira ngo nimwivangavange n'andi mahanga. Muragenda muri ivangavanga n'andi mahanga, mujya mwihuza amadini nihuza amatorero. Itorero rya Kristo ryavangavanga n'amadini bikemera mwebwe koko? Ntibishoboka. Itorero rya Kristo rirarinzwe, itorero rya Kristo rirera. Itorero rya Kristo ni itorero, ntabwo itorero ishobora kuvanga n'amadini. Amadini ayobowe n'abanyamadini, ariko itorero riyobowe na Kristo. Ariko mwebwe mwaraje murabivangavanga ngo muzabihuza. Ntabwo byemera, murabihuza nyine, bagiye babihuza, bagiyemo bakabijyamo. Niyo mpamvu iki gihano kibaziye, niyo mpamvu iki gihano kibaziye. Yeremiya yaraje arababwira ngo Imana ngo ntabwo ireba ngo ku mubiri, ireba mu mutima. Yeremiya rero yaraje arabibabwira muramwumvira, none mugenda uko mwishakiye. Niyo mpamvu ijambo rigiye kubasohoreraho. Abitwa bavuga butumwa, abitwa ngo nabahanuzi, baragenda bakajya muri ariya madini ayobowe n'abagore, aho kugira ngo mubabwize ukuri abagore bariri itorero bakora icyo bagomba gukora. Ariko ba Yeremiya baraje barababwira ngo hoya, ibyo siko bisobanura, ibyo sicyo bivuze. Hoya, muragenda mujya mu madini ayobowe n'abagore, murabashyeshyenga ntimwababwiza ukuri, ahubwo mugakora uko mushoboye ngo mubazane abayoboke benshi. Dore ijambo ry'Imana ribasohoyeho rero, ariko mwaragiye murabashyeshyenga. Dore ijambo ry'Imana rero riraje kuri Yeremiya 35 umurongo wa 17. Haratubwiye ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuga ngo dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibitabe. Bwoko bw'Imana, Bayuda, 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 bantu b'i Yerusalemu, ijambo ry'Imana ribajeho. Cyari kukubera cyiza nuko wakihana ugakizwa, nuko waca bugufi mu mutima wawe, ukamenya aho waguye ukagwa, ukamenya aho wavuye ukagwa, ukagarukira Uwiteka. Nawe yiteguye kukubabarira, nawe yiteguye kukugirira ibambe. Nanjye niko ndi kwisabira, nanjye niko nikwingingira. Dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye kuri mwiza, ubereye mwiza, gutegereje bose bihanganye Mwami. Icyampa ukadufasha, ugafasha buri wese umwe akamenya aho yavuye akagwa.
tukakugarukira, nawe uratugarukira mwami. Urakoze ko wumvise, urakoze kugiye gufasha benshi bumvise ubutumwa bakihana bagakizwa. Nanjye ariko niyingingiye, dushaka ubugingo, dushaka ijuru, kandi ijuru ni wowe uritugezamo. Urakoze ko wumvise, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.